Ndabasuje nanone kuri Kitchen&Creative mugira amahoro mumeze neza. Twagarutse muri ya gahunda yacu yo kuganira buri munsi ibijyanye n'amafunguro dufata, ibyo dutegura mu gikoni cyacu cyangwa se ibyiganjemo, tukareba niba ari ibidufitiye umumaro tukabikomeza, niba ari ibitwangiza tukabireka, hari n'ibyo tutitaho, hari n'ibyo tudatekereza ariko mu by'ukuri bifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bwacu, nabyo tuba tugomba kuganiraho tukabimenya kugira ngo tujye tubishyira mu ifunguro ryacu rya buri munsi. Uyu munsi rero nabazaniye ikiribwa cyitwa inzuzi. Inzuzi z'ibihaza. Ibihaza biboneka ahantu hose, byera ahantu hose, ntago bigorana, aho utera uruzi rurera, ariko mu by'ukuri ni bakeya bashobora kuvuga ngo niturya igihaza turakuramo inzuzi tuzitunganye nazo tuzazikoresha. Niyo mpamvu usanga naho zicuruzwa ziba zihenda cyane, ntibatinya kukubwira n'amagarama 500 ku 500 kuko nyine ntawe ubyitaho, ntawe uzitegura. Umuntu akuramo igihaza akeneye akagiteka bimwe by'imbere byose ukabijugunyana n'inzuzi, ariko mu by'ukuri sibyo. Ndaje kugira ngo mbabwire ko inzuzi mutagomba kongera kuzijugunya abantu mukoresha ibihaza. Ndaje mbabwire umumaro wazo zidufitiye ku buzima ndetse uhambaye cyane, ku buryo tugomba kujya tuzitaho nazo zikaba mu gikoni cyacu, dore ko ariyo ntego. Ibyiza byose tugomba kubigira mu gikoni cyacu kugira ngo turusheho kugira amagara mazima, ubuzima buzira indwara. Twagiye rero n'inzuzi turareba icyo zimaze, turabiva imuzi, ibishoboka byo kugira ngo tubyumve bitugirire akamaro, hanyuma turebe n'uburyo tuzajya tuzitegura, noneho igikoni cyacu kigahoramo inzuzi kuko ari ingirakamaro. Inzuzi rero zirimo intungamubiri n'amavitamine atandukanye y'ingenzi ku buzima bwacu, ari byo bituma twavuga ko inzuzi ari ikiribwa cyiza cyane ku muntu uwo ari we wese. Inzuzi zifitemo vitamine zitandukanye, zikigiramo amafibre, ndetse amafibre ni bya bikatsi byiza bifasha muri digestion no mu bindi byinshi bijyanye n'inzira y'igogorwa, ndetse zikigiramo n'amaproteine atandukanye. Inzuzi kandi zifitemo imyunyungugu myinshi cyane itandukanye umubiri wacu uba ukeneye kugira ngo urusheho kumererwa neza. Twavugamo nka za phosphore, za manganese, za magnesium, fer, zinc, potassium, amavitamine, vitamine B2, B9 n'izindi nyinshi cyane kandi zikenerwa n'umubiri wacu kugira ngo ubashe gukora neza, ubashe kugira ubuzima bwiza. Inzuzi zifitemo n'amaside gras, bya binure byiza biba bikeneye mu mubiri, ari byo twita omega. Cyane cyane tuzi omega 3 na omega 6, omega 3 na omega 6 zirazwi cyane kandi turabizi ko umubiri wacu uba uzikeneye kugira ngo urusheho kwiyubaka kandi ugire ubuzima bwiza. Inzuzi rero zifitemo na omega cyane. Inzuzi zifitemo ubushobozi bwo gukora detox y'umubiri. Detox ni ukuvuga gusukura umubiri, zikawuvanamo imyanda yose y'uburozi ituruka ku byo tuba twariye bibi, hanyuma bikistuka mu mubiri bigakora uburozi bikangiza umubiri. Ibyo bintu rero iyo ufata inzuzi, umubiri ubasha gusukurwa, inzuzi zigasukura umubiri ukamererwa neza. Inzuzi ni ikiribwa kirwanya kanseri kuko zirinda amaserire kwangirika no gukura mu buryo budasanzwe, ari byo bitera kanseri zitandukanye. Inzuzi rero zifitemo ubwo bushobozi bwo kurinda ibyo byose, amaserire akabasha gukura neza kandi akagira ubuzima bwiza, ku buryo iyo ufata inzuzi udashobora kurwara kanseri iyo ari yo yose, kuko iyo myanda nyine yayindi yistoka mu mubiri ikaba yatera ibyo bibazo byo kuba amaserire yatangira kwangirika, ari byo bitera kanseri. Inzuzi iyo zifata zifite ubwo bushobozi kubera ya mavitamine twabonye, ya myunyungugu itandukanye, ya mafibre, ibintu byose biba mu nzuzi ni byiza kandi ni byinshi, bifatanyiriza hamwe rero kurinda icyo kintu cyo kuba imyanda yaguma mu mubiri, habaho iyo degradation y'amaserire, bikaba byajyana kuri kanseri. Inzuzi ni nziza cyane kandi ibyo zifitemo twakomeje kubibona haruguru. Kubera iyo myunyugugu itandukanye inzuzi zifitemo, zibasha kurinda indwara z'imitsi na za rubagimpande.
ndetse n'indwara z'amagufwa, ku buryo iyo ufata inzuzi udashobora kugira ikibazo cy'imitsi, udashobora gutaka amagufwa yawe aba ari mu buzima, afite ubuzima bwiza. Ku bantu batangiye gukura, twavuga nko guhera ku myaka 40 kuzamura, ni byiza kurya inzuzi kenshi kugira ngo wirinde izo ndwara, cyane cyane murabizi ko imitsi na rubagimpande bikunda kwibasira abantu batangiye gukura, twafatira kuri icyo kigero cy'imyaka 40 kuzamura. Rero mu gihe ugeze kuri iyo myaka ushobora kuvuga uti reka ntangire ndya inzuzi kugira ngo nirinde za ndwara zibasira abantu batangiye gukura, bidakuyeho ko n'abana batoya n'abakiri batoya munsi y'iyo myaka 40 kumanura nabo bafata inzuzi, biremewe, ntacyo zitwara na gitoya, ahubwo au contraire zigira akamaro gakomeye. Inzuzi zirinda indwara ya gute yibasira abagabo. Niba utangiye kubona ibimenyetso bya gute, ni byiza kurya inzuzi kenshi kugira ngo uhagarike ubwo burwayi buba butangiye kukugaragaraho. Abagabo hari igihe ujya kwa muganga nyine wumva urwaye, ubabara mu ngingo, kuriya gute ifata, abayirwaye barabizi, noneho bakakubwira ko ari ibimenyetso bya gute, ushobora kugabanya inyamurya n'ibindi biyongera. Ariko mu by'ukuri igihe wibonye icyo kintu cyangwa se igihe kwa muganga bagutangarije icyo kintu, nakugira inama yo gutangira gufata inzuzi, kuko zihita zigabanya ku buryo bukomeye, ndetse na ya gute ritangiye kuza ukaba wayihagarika bitewe no gufata inzuzi. Inzuzi kandi zirinda cyane abagabo kurwara kanseri ya prostate bitewe na substance zifitemo yitwa kukurubitine ivura prostate y'ubwayo. Bavuga ko n'imiti ivura indwara ya prostate ibikoze muri iyo substance yitwa kukurubitine. Rero inzuzi bikaba byaragaragaye ko zifitemo iyo substance ku rwego rwo hejuru, bivuga ngo uramutse ufashe inzuzi ni mu mwanya waba ubisimbuje kuba wafata bya binini cyangwa se ya miti yo kwa muganga, kandi bikarangira iyo ndwara ya prostate ikize, kuko byagaragaye ko nyine inzuzi zifitemo iyo substance ku rwego rwo hejuru ku kurubitine bakoramo imiti ivura prostate. Numva ko inzuzi ari nziza cyane, kandi ntibihagararira kuri iyo kanseri gusa. Inzuzi zifitemo ubushobozi bwo kuba zarinda kanseri zitandukanye. Nyuma y'iyo prostate zishobora kurinda kanseri y'amara, kanseri y'igifu, kanseri y'ibihaha, kanseri y'amabere n'izindi kanseri muri rusange. Inzuzi murumva ko ari nziza cyane, ari umuti ukomeye kandi w'umwimerere. Inzuzi ni na nziza ku ruhago kuko zituma rukora neza, zikanarurinda indwara zose zishobora kurwibasira. Birumvikana ko inzuzi no ku rwungano rw'inkari, ku ruhago zikoraho rwose, umuntu akagira ubuzima bwiza. Kubera umunyungugu wa magnesium inzuzi zifitemo ku bwinshi, bituma zishobora kuringaniza umuvuduko w'amaraso ku kigero cyagenwe, amaraso akabasha gutembera neza. Inzuzi zikafasha ku ndwara ya diyabete, ni ukuvuga abadiyabetike bashobora kuzifata, isukari nayo ikaringanira mu maraso ikajya ku kigero cyagenwe, ndetse zigafasha no ku buzima bwiza bw'umutima, bigatuma umutima ukora neza cyane. Urumva izo ni inzuzi, kandi ikintu tutajya twitaho ku bantu benshi rwose, ariko zifite umumaro ukomeye nk'uyu nguyu. Inzuzi zivura inzoka zo mu nda zitandukanye, ku buryo zishobora no kugera ku nzoka za amibe, zimwe zikomeye zizahaza abantu cyane. Ni ukuvuga ngo inzuzi uzifata kenshi ukabyitaho, inzoka zisanzwe zirakira, ariko noneho uramutse urwaye amibe ukazitaho, ukazifata mu mafunguro yawe, ntuhagarare. Byagaragaye ko nizo amibe ngo zishobora gusohoka muri bya bikonoshwa byazo, ndetse zigapfa bitagoranye. Ni ukuvuga mu bundi buryo, mu yandi magambo, amibe zigakira kubera inzuzi. Inzuzi rero murumva ko ari nziza cyane. Hanyuma rero twavuga zitegurwa gute, wabigenza gute kugira ngo ubone inzuzi zirimo ibyo byose tuvuze, ubashe kuzifata kandi bigende neza. Ni byiza gukoresha inzuzi z'igihaza cyeze neza, nizo ziba zikomeye
zifitemo izo substance zose, ibyo bintu byose twavuze haruguru. Ubwo rero igihaza cyeze neza uragifata ukagiteka, ukagitunganya, ukagiteka bisanzwe. Noneho inzuzi ukazikuramo, ukazitunganya, ugakuraho bya bihaza biba bifasheho, ukazanika zikabasha kuma. Iyo zimaze kuma ushobora kuzikaranga nk'uko wakaranga ubunyobwa. Ukaba wazihekenya, ukazirya uzihekenye, cyangwa se ukazisyamo agafu keza kanoze, ukajya ukanyanyagiza ku biryo igihe ugiye kubifata. Hari n'uwakubwira ati wazikoramo isosi, ukaba warisha ibindi nk'uko wakora isosi y'ubunyobwa, ariko mu by'ukuri kugira ngo uzabone inzuzi zikora isosi biragoye, kandi ushobora kuzifata ukazishyira mu biryo byinshi ari nkeya zikaburiramo, ugasanga ntabwo zigize akamaro nk'ako wifuzaga ko zikugirira. Ibyiza rero niba ari nkeya, wabashe kuzibona ari nkeya, wazihekenya cyangwa se ugakora ako gafu ukabasha no kukarigata bisanzwe. Nk'urugero nk'umuntu ufite icyo kibazo cya pressure, umuvuduko w'amaraso, cyangwa se diabete, cyangwa se ibindi bibazo ko twabonye ko ari byinshi, ushobora gukora ako gafu ukajya ukagendana mu gacupa keza. Igihe wumva utameze neza, igihe wumva iyo sukari yazamutse, kuko umuntu hari ukuntu abyumva, cyangwa se pressure, ugafata ukarigataho rwose. Ibintu simple biba bimeze nk'aho uriye akanini, ugenda umera neza. Ni ibintu nzi neza, ugenda umera neza ukarigataho. Sinakubwira ngo kantite ingana gute, urumva izo warigataho, niyo warigataho nyuma y'iminota 30 kongera, cyangwa nyuma y'isaha. Icy'ingenzi ni uko ugenda umera neza kandi birakunda. Inzuzi zinafasha ngo no ku bitotsi gusinzira. Igihe ufite ako gafu kazo ukaba wumva ufite stress, udasinzira, gutekereza byinshi bikubuza gusinzira, wafata ukarigataho rwose, cyangwa se ukaduhekenya udufite aho ngaho waratunganyije. Icyo gihe mu gihe gitoya ubasha gusinzira neza utuje. Murumva rero ko inzuzi ari ikintu cyiza cyane kandi tutitagaho. Ese ni bangahe bazigira mu gikoni cyabo? Mugerageze. Ndabizi ko ibihaza byo biboneka mu gikoni, bibamo, turabiteka, turabirya, ariko tugerageze dushyiremo n'inzuzi, kuko murumva ko zifite umumaro ukomeye cyane, mpamya ko abenshi tutari tuzi. Rero mwakoze, nizere ko mugiye kujya noneho mutunganya inzuzi uko tubivuze, mukazikoresha. Ndabizi neza ko bizadufasha muri intego yacu yo kugira amagara mazima, azira indwara, azira umuze. Mwakoze cyane. Ciao ciao.